Nikire imbere yawe. Babona iki? Igipapuro. Muri Kigali. Ibintu bivuga iki mu nda yawe? Bivuga nk'inzoka. Iki Imana ikureho mu rupfu. Ariko nidusenga hari ibintu Imana igiye gukora kuri iyi kano kanya. Ukomereze amashiresho. Ini kalau kita waktu itu kita menggunakan biasa mengawali algoritma. Kita terus juga, kita terus juga. Algoritma. Kita misalkan ada. Oh, kita ini tadi. Bukan ini sama. Bagus. Nah, berujung ngeze kuri uyu muntu ntabwo Imana wagaragara. Ntabwo n'ikintu kijyanye n'ubuza. Ntabwo nzabyibagirwa ngikora Kimironko haje mu materaniro nk'aya. Imana yambwira ngo atwite ikintu. Yabyaye ikintu kiriho icyenda gifite ubutoyi bure gifite amaguru y'umuntu bakimubyaza Faisal. Uyu mukobwa ntabwo umwana agaragara, ntabwo ari umuntu, agaragara nk'akantu kabuze uko wese ibanga Imana azamukabara, Imana ikamurengera hamwe n'amasengesho yawe. Waba urashaka kwiyahura? Ibi birakukonserera gahunda bwiza ko wakwiyahura kuko nta buzima ufite. N'umugabo uguteye inda yaragera kwihakana. Bakobwa, umugabo yarakwihakana. Nanyezanga Imana itigere. Muri kino gihande, iki gihande gutya. Wari kuzagenda kuri wa gatanu uyu munsi. Ariko yaje gusenga, Imana imubwiye ko Imana wenda ko yaba ari ntabwo ari bibi. Ntabwo ari bibi. Akagakagwa mu buryo. Nabishaka ntabwo yatambuka. Imana yari ntabwo yatambuka. Ntabwo ari bibi. Oh, kwibeshya gusa. Orang umuririmbyi, orang umuririmbyi nawe. Orang bagus. Imana yamugiriye neza basi. Wari yagize niko. Nashaka kugira Imana n'akagari. Wari ugiye kwiyahuza iki? Nuba ko Imana cyangwa ntugiye kwiyahuza. Kugira muri Nyabarongo. Yarageze muri Nyabarongo. Wino hano. Kamubwira. N'uyu munsi hano. Yudasengerwa hari byari kubaho. Mbese hari umuryango wakwiye wiyahuye. Ntawuzi. Ugiye gusengerwa mirongo gatanu. Ubu ngubu hagana he? Ntabwo ukiyahuye. Imana igiye kugira neza. Imana izaguha imyenda, sibyo? Ubu nta mwenda n'umwe ufite wo gufatira mu mwana, ariko se uramufatira nta mwana urimo. Ntuvugishe kuri. Ngiye kuvuga ngo ugura imyenda ariko nta mwana urimo. Bagasa nta mwana. Biragenda bite?
amezi arindwi bimeze gutera kuki utaje mbere se? Kuki utaje mbere umwana atari hano? Ntabwo umwana inda ifite amezi angahe? Amezi 8. Umwana uramwumva? Wumva amena gute? Gayumva Yesu naje gutya ntabwo mbizi ariko uyumva ngira gutya atera akagera ngira gutya hari ikintu wumva Vijina kigaye makunyara uyu muntu Imana ni mugendezi Bismillah Imana ikibani kukureho n'urupfu ariko nidusenga hari ibintu Imana igiye gukora kwina kano kandi ukomere Yesu amashimisho igiye gukora kwina ya kano kandi sinzi ibyo ari byo yabimishe data yabimishe mu ijuru hari Imana igiye gukora kwina ya kano kandi uzagaruka hano utanga ubuhamya bw'Imana akoze kunda yawe haleluya mw'izina rya Yesu Kristo yewe dayimoni afashe inonda urangisha inyunyura urangisha umuza amahoro dayimoni sohoka rekura sohoka vaho sohoka genda sohoka nagutegetse nagutwitse utuge ibiganza hano umudayimoni afite mu nda yiwe niwe ufata n'umwana yamumuye amaraso uko mu buryo bw'iyerekwa ntabwo ubona igituza ntabwo ubona umutwe ntabwo ubona umuntu yewe dayimoni wafashe ubuzima bw'uyu mwana mu nda arasohoka yose isohoka rekura vaho vuziduruvemo nagutegetse Yesu nashimwe uyu mudayimoni uko turi gusenga mbonye azamura imitugu y'inzoka muri wa mwana ya dayimoni y'inzoka yishira niyo bamubwira ngo agende yiyahure muri Nyabarongo bene data tuyatubwira ngo mujye mugerageza muzane umuntu nibura umwe umuzane mu nzu y'Imana ushaka kuzana umuntu mu nzu y'Imana yari afite ikibazo Imana ikamutabara haleluya tugerageza uzana umuntu nubwo utabuze ikibazo afite umwevite bwete waje mu nzu y'Imana uyu muntu yaba yiyahuye hari kuzajya abantu bagana baruta natwe kugira ngo tujye gushyingura ariko Yesu aramurengeye komera Yesu amashimeshi izina rya Yesu Kristo nabwiye umudayimoni n'ubona asohoke yewe dayimoni isohoka ndagutegetse bamunda yiwe sohoka rekura dayimoni ndagutegetse vaho uyu mwanya turabwira itakora ngo niyikore uyu mwanya haleluya Mana ndashimye kwindi igiye gukora kano kandi ibi itakora ngikore mw'izina rya Yesu Kristo yewe nagitakoraga kora bamusima ameza abiri dusiganye yonyine umutwe amaguru y'amaguru igituza cyawe igituza bamusima mw'izina rya Yesu koraho gakeya kamana umunota umwe koraho gutyo hari ibintu Imana iri gutunganya muri iriya nda yiwe murabyemera komera Yesu amashimeshi hari ibintu Imana iri gutunganya wino hano wewe waroroye ibintu byose biranga woroye iki umaze gupfusha amatungo angahe? Umaze gupfusha amatungo 8.
Muko Imana arambwiye ngo uretse n'amatungo no kubyara wazanye ibyaha upfusha. Narubizi amatungo maze gupfusha 8 hari tungo nari musigiranye nta tungo ufite mu rugo. Baramurozi umuntu yarafite iterambere mu buzima bwiwe, baramuroga baramwangiza. Ngeze hari Imana yanjye ngo uyu muntu nta kintu yakora ngo agire iterambere, ngo barakuroze ngo ntacyo uzakora n'akazi iyo ukagezeho biranga. Ukora iki? Mu bisanzwe bigendanye n'ubwubatsi kuko ni nabyo narangizamo segonderi, ariko iyo ngerageje rimwe na rimwe iyo nije mu kazi gafatika ngira gutya aho nje nk'amezi 7 reka soka ntazi ko bigenze. Pokama heza isi cyubahiro. Imana iramwe muri amasaha irakubohoye. Genda wongere ukore, wongere utere imbere, wongere worore. Imana ikora igitangaza gikomeye mu izina. Yes! Haguruka mubwire ibindi Imana ibwiye. Washatse gushaka umuntu birananiranye. Narashatse umugore ariko akorera leta, ariko mu by'ukuri ubona n'amafaranga akorera tuze iyaje muri make arahembwa buri kwezi ariko ubona amafaranga asigaye. Nabyo nabwiye ngo birananiranye, ngo birananiranye. Genda nabyo Imana irabikije mu izina rya Yesu. Nabanaga byabashobeye, Imana nabyo irabikije wakitanga mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
arwaye iki munda yawe urwara iki ibintu bivuga ku biro hano ngeze hajya n'imana irambwira ngo uyu mubyeyi afite ibibazo ibintu bivuga mu iki nigeze njya ahantu hari ibintu bivugira mu nda nari nambutse igihugu nagomba gutega indege hari ibintu bivugira mu nda nawe afite igitaramo muri Kigali ibintu bivuga iki mu nda yawe bivuga nk'inzoka bigasakuza cyane biragonga cyane kwa muganga bakubwiye iki murimo murabyumva ibintu biragongera mu nda cyane kwa muganga babuze indwara ibintu ko bigiye kukwica mugabo ufite abana ufite umwana umwe ibintu ko bigiye kukwica ni ibintu bakuroze imyaka ingahe hayi ibintu bigongera mu nda ayimiranye imyaka 10 wivuje ahagana he kanombe na CH ntacyo babonye mu nda bigonga mu isaya ryari bigonga ryari bigonga saa 9 z'ijoro bareke babwire ziriya saa 9 ntabwo byongera kugonga muri murabyakira uko byose amashi ziriya saa 9 ntabwo byongera kugonga ikigaga ni kimwe n'ibintu bamwoherereje bamaze kumwoherereza babamwegeza amwishyuje iriya saa 9 ntabwo byongera kugonga ndabyizera ntabwo mubyizere nawe nyirabyo abyizere mu izina rya Yesu Kristo muzane hano sibyo yibona ushyiremo hagarika hariya ahangaha nyine ni mu muriro yahageze nyine ni mu muriro gushyiraho ngaho yarwaye umutwe ryari arwaye umutwe bigenda bite ubona ari ibintu byiza iyo bimugeze harivugisha kubera ari bimubuza kurya mwaturutse ahagana he Muhanga baturutse i Muhanga rwose amatangazo uriya mugabo agira atanga abantu bose batameze neza ngo babaza umwanya mutoya nawe araza mu kanya Yesu nashimwe cyane baturutse i Muhanga uko mwamutigiye gutya umugabo yaramutuzaniye aramusigera rigenda nta bintu bakigereyeho nta bintu mwamwambitse nta bintu by'ibiti mufite imiti barayifite iyo miti muyizana mbere y'uko kugira ngo akire Imana irambika imiti irabanza ijugunywe heze Yesu icyubahiro mwagiye se ntaboneke mugume hano murayifite hano oya iriya miti igomba kujugunywa kugira ngo abone igitangaza cy'Imana ukama hano fata ku nda yawe utunge ibiganza no kwiga imyaka 10 bimaze bigongera uyu munsi ni umunsi wa nyuma mu izina rya Yesu Kristo wambaraga we amuje amahoro amuje ubuzima ibyabongeraga mu nda turabitegetse ntabwo aramara n'abadayimoni bagiye mu nda bakajya bagongeramo n'ibintu bamurose soka mu izina rya Yesu Kristo genda vamo opaka sone tereso zikarivoma neneso zikarivoma iniso si aini fone fizike mu izina rya Yesu Kristo va munda yiwe
mu izina rya Yesu Kristo. Tugukomeye amashyi n'imigisha. Amaso yawe barabona neza. Amazina y'ingahe ahubwo? Amazina makumyabiri y'abahungu. Watutangana he? Ikinyoni. None se mama urizera ko wahubuka? Urabyizera? Gapo. Mwana wako Amaso yarifashe arahuma. Mwagiye kumva babwiye iki? Twagiye kwa muganga urwayi Baravuga. Wahumye. yagiye Kabgayi CHK kwa Kanimba no mu Ruhengeri nyine. Babuze uburwayi mu myaka ya 20 9 Ufite abana bangahe? Imbyaro ni 13 ariko ari umunani. Niki watanze mwana wa Damu. Nawe turiya karirimbo gatoya. Bigezaho Enyaparo Nuwagiriwe Gawe Ujushimo Niki watanze mwana wa Damu. Chaturulewa Deva mu izina rya Yesu. Hari ikintu ubona? Oya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Isi imbaraga zamufashe guhera 2008 zikaba zaramutumye ahoma. Aka kanya ijambo rya mbere tujya kwisara tuzabwira imisozi ivahayo igende itange mu nyanja. Yewe mbaraga we rekura soka wabaraga Yesu muhumyi nagutegetse vaho rekura mu izina rya Yesu Kristo. Ndabwiriye imitsi iha amaso kubona. Ndabwiriye imitsi iha amaso kubona. Ndabwiriye imbone ziha amaso kubona. Aka kanya yewe Yesu ngwariwe kera ni umuzira ni gukiri. Mana irengeje amafuti yacu n'amakosa yacu. Ukora igitangaza gikomeye ku buzima bw'uyu muntu. Abamuzanye murandasi bamubwiye ngo Yesu akiza. Natwe ni wowe twizeye. Twizeye ijambo ryawe. Twizeye ibitangaza byawe. Yesu bakelezeke. Nidezezeke. Yesu Kristo. Amen. Ari tubona? Ntakureba. Nikire imbere yawe. Nikire imbere yawe. Urabona iki? Igipapuro.
ingingo Imana ku mutima wawe, Imana dushaka gukora igitangaza gifatika. Noneho igitangaza gifatika kugira ngo kize nuko abantu baba baciye bugufi imbere y'Imana. Nimba ari ikintu wumva cyakubuza gusaba n'Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Imana dushaka gukora igitangaza gifatika. Twebwe turi abantu rimwe na rimwe ntabwo dukora gukiranuka, turacunga dukeneye kuri igitangaza gifatika. Imyaka 20 n'igisabo hari igitangaza warema, hari ikintu wakora, hari ukuntu wabigenza, imbaraga zawe ukwera kuwe data Mose banyuzike tuwamara amakosa n'amafuti yacu birashoboka ko twagiye kure yawe idukorwe gukiranuka, ariko uyu mugoroba turasange Mwami bimenyekane kuri Imana, bimenyekane kuri Imana ikiza, bimenyekane kuri Imana ikora, bimenyekane abantu bazamuye ku izina kwawe, abantu bazamutegeza haleluya n'izina bafite haleluya. Uyu muntu yabona, uyu muntu yabuzima ndetse n'abandi bafite ibibazo byabo batangiye igitego cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zatuma umuntu abona, imbaraga z'Imana zatuma umuntu areba, imbaraga z'Imana zatuma umuntu akagenda mu buzima mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana, Imana igikoze gatuma n'abandi ba haleluya ari ibintu bakwizera. Mana yanjye, Mana yanjye, abantu bakeneye kuri mazi sawa, bakeneye kuri itangaza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana bose bakwizera. Lemesto telehoma, aidiso zikehoma, aidiso zike, zana kabase, akabase n'amazi. Umvica, kwese turaba Imana, ugiye koga amazi, ubumanuke, ubasha kureba mu izina rya Yesu Kristo. Urabasha kureba mu izina rya Yesu Kristo. Byizere, zamura kwizera, utitaye ku myaka yose umaze mu kibazo, zamura kwizera, komeza winginga Imana mu mutima wawe, tutazashaka kujya kureba. Komeza winginga Imana mu mutima wawe, tutazashaka kujya kureba. Inginga Imana mu mutima wawe, wowe wakwira kwizera, wowe wajya kwizera ku giti cyawe. Inginga Imana, wowe ushaka kujya kureba, ushaka kujya kureba. Inginga Imana, komeza usenge winginga Imana, mbese umutima wawe ugiye kujya kureba. Ikinga Imana kano kanya, ikinga Imana yohana aidisoremo lemeso zikaremo
mu izina rya Yesu Kristo Imana urangiye imyaka ni myinshi cyane yaravumye imyaka ni myinshi cyane twavuye ko Yesu Polo yavuyeho mu izina rya Yesu 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 Reba. Urabona iki? Hano urareba iki? Aho urareba iki? Arareba itara. Urabona itara? Itara warirebaga? mbona Urareba cyane. nkora buhoro Hano urareba iki? Urabona iki? Hari ibyo wabonaga? Rero ugiye kubona aka kanya ugiye kureba uranyumva urimo uranyumva uri kureba iki kandi uri kureba iki urabona iki Cyane. igitambaro dukomereze amashyi